uyu munsi tugiye kugaruka ku rutonde rw'abasitari 10 bakunzwe mu Rwanda muri comedy bamaze iminsi batitiza imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye harimo YouTube, TikTok na Instagram bitewe n'igikundiro bafite. Imitima y'Abanyarwanda barayigaruriye, watangiye kugira amatsiko wibaza uti uwo nkunda ari ku mwanya wa kangahe, nanjye ndahari ngo nkumara amatsiko. Iyi niyo Shida Movie Rwanda, mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga umusore witwa Kapiteni Regis. Uyu musore mwamukunze muri filime zigiye zitandukanye harimo na Military Love, akaba ari naho yazije kuzamurira izina rye. Twikomereze rero tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga undi musore witwa Patino. Uyu musore nawe akaba ari mu basore bakunzwe hano mu Rwanda muri comedy. Reka rero ndeka kugutindira twigerere ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga undi mukomediye ukunzwe cyane wazamutse bigoye ariko ubu ngubu nawe akaba akunzwe n'Abanyarwanda, ni Danizo. Ngaho nyemerera dutirimukire ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga umukobwa umwe rukumbi ugaragara kuri Urutonde, ni Aisha nawe akaba ari mu bantu bakunzwe cyane muri comedy mu Rwanda. Reka twimanukire tugere ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga undi musore ukunzwe cyane ugira umumaro mu bitaramo bigiye bitandukanye bya comedy, ndavuga ni Fari Mercy, akaba nawe ari mu bantu bagaragara kuri Urutonde. Reka dukomereze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyarwenya mukunda muri benshi, nta wundi ni Mitsutsu waje nk'iyagatera, akaba yigaruriye imitima y'Abanyarwanda. Ubu nawe akaba ari mu bakomediye bakunzwe mu Rwanda. Ngaho rero icyo ngusaba no gukanda subscribe kuri channel y'Abanyarwanda. Twikomereze rero ku mwanya wa 4 turasanga umusore witwa Bijiyo Bijageregwari. Uyu musore nawe yamenyekanye mu buryo budasanzwe, amenyekana mu gihe gito yiturukiye ku Irebero TV. Ngaho rero nyemerera dutirimukire ku mwanya wa 3 turebera hamwe uko uza ku mwanya wa mbere ahagaze. Ngaho reka duhere ku mwanya wa 3 kugira tugere ku mwanya wa mbere. Turasanga undi munyarwenya mukunda muri benshi, ni Rusine Patrick. Uyu musore w'umunyarwenya mukunda muri benshi akaba nawe ari mu bakomediye bakunzwe hano mu Rwanda, dore yuko ibitaramo yitabiriye abantu bose bahava imbavu bazitwaye mu ntoki. Nyemerera tumanukire ku mwanya wa 2 w'umukomediye ukunzwe cyane, ndavuga mu Banyarwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga Nyaxo Kanyabugande Olivier. Uyu komediye arakunzwe cyane mu buryo bushoboka bwose, dore ko yagize uruhare mu kuzamura impano zigiye zitandukanye. Icyo nakubwira ni uko uyu mugabo nawe ari mu bakomediye bafite igikundiro hano mu Rwanda. Ngaho rero makanya ubanza utekereze neza uza ku mwanya wa mbere ukunzwe mu Rwanda, ndavuga Dogiteri Nsabi. Mwamaze kumumenya, ni Dogiteri Nsabi. Uyu musore wazamutse mu buryo budasanzwe agakundwa akishimirwa, nawe niwe uyoboye abandi kuri Urutonde rw'abasitari bakunzwe mu Rwanda. Ndagushimiye cyane wowe wakunze iyi video, wayikunze kanda share, ukore subscribe, like ndetse kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro. Hasta la vista.